asacinga ukwe. Niba ngiye nkubwiye ati ngewe sigaye nikundira k'inyuma rwose, iyo ubinkoreye gutya mba numva ari sawa. Noneho umugabo wenda akaba ashaka iki ko mupfukama hasi. Ibyo byose usibye ko batagera mu ndiba cyane, ugasanga bakwigishije ibintu bikeya, ni nko kukubwira ati genda nawe uzabyigira imbere, cyangwa ngo genda ukore research. Ariko twebwe ntabwo turinda kuguha research, turakwigisha gende tugakore muri pratique turebe ko kamera neza. Yarakurikiranye n'izi nyigisho tugenda tubigisha, ntabwo ari twebwe gusa, hari n'abandi bigisha ibijyanye n'imyororokere cyangwa ibijyanye n'uburiri cyangwa ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo rero buri muntu wese, n'abagabo bacu ni abagabo b'ibigango babyibushye, uko byagenda kose ntabwo babyibushye cyane, ariko n'abasportife, ariko twebwe pozisiyo yose turayishoboye. none se reka nkubaze, ntabwo bisobanuye ko ari ukuseka mu kiganiro. Mu by'ukuri iyo abantu bari kuganira kino kiganiro, ntabwo ushobora kurongorana n'umugore. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Rita TV show, turabifuriza umwaka mushya muhire, umwaka w'amata n'ubuki. Mwebwe abumva ururimi rw'ikinyarwanda hirya no hino ku isi, abarundi n'abarundikazi, namwe bakongomani n'abakongomanikazi, turabakunda cyane cyane cyane. Umunsi mukuru wagenze neza, twebwe twari tumeze neza cyane, turyohewe ko turizera neza ko namwe byari bimeze neza. Rita, akira abakunzi. Twongeye kubasuhuza hano kuri Rita TV show. Turabakunda cyane, umwaka mushya muhire. Umwaka wabagendekeye gute? Twe umwaka watugendekeye neza, twarishimye, twakoze ibintu byose bishoboka kugira ngo tunezerwe n'inshuti zacu n'abavandimwe bacu. Nizera ko namwe ariko byagenze. Imana iduhana umugisha. Tavuze n'abagabo bacu. Abagabo bacu turabasuhuza, turabakunda cyane. Twari turi kumwe, twanezerewe, turabasuhuza aho muri hose. Twari turyohewe cyane, twari tumeze neza. Uyu mwaka wabaye umwaka w'amata n'ubuki hose, kandi uzagenda neza. Uzagenda neza. Ni umwaka w'umugisha. Ni umwaka w'umugisha, niyo mpamvu tuwifurije inshuti zacu zose ku isi. Wowe udukurikirana, wowe ukomantinga ku byo turi kwigisha, rwose tukwifurije umugisha muri uyu mwaka dutangiye. None se Rita, uyu mwaka dutangiye, wabonaga ari umwaka umeze gute, cyangwa se urabona ari umwaka uzamera gute, cyangwa uzawitwaramo ute? Ni iki cyakunejeje mu gutangira k'uyu mwaka? Cyanejeje, watangiye neza. Namwe mwarabibonye. Umwaka watangiye neza, turi kumwe n'inshuti n'abavandimwe, twese tumeze neza. Ariko uyu mwaka ni umugisha. Ngenda byumva ko ari umugisha ku muntu wese ukurikira Rita TV show. Uzakubana umugisha ukomeye. Uyu mwaka ni mwiza cyane cyane yuko ni umwaka twabashije kwitinyuka. Ubundi iyo witinyutse ukaba kera bajyaga bavuga ngo abagore cyangwa se igitsina gore cyangwa umukobwa ntabwo aba yemerewe kujya imbere y'abantu ngo agire icyo avuga, cyangwa se kuri kamera, kuri za social media, ngo abe yagira icyo atangariza abantu. Ariko twebwe twaritinyutse kugira ngo tubashe gusangira namwe ibyiza biba mu ngo. Twaritinyutse. Nawe umugore aho twumva, umukobwa niba udukurikirana utarashaka cyangwa uri umumama warashatse, gerageza kwitinyuka, urugo rwawe ruzatera imbere pe. Dukunda no kureba no ku makomanteri, abantu benshi batunezererwa, natwe turabanezewe cyane. Kandi ibiganiro mugenda mudusaba tugenda tubyandika, ntabwo ari ukwanga kubibakoresha cyangwa se kubibasobanurira, ariko hari ibigenda bikurikiranaho, niko tugenda ubwo icyaho ntabwo kiba kiragerwaho. Kandi nanone namwe mutunenga turabashimira, kuko muba mwabashije kubisoma mukareba, burya nta muntu wabuze uw'umunenga. Oya, ahubwo ni byiza kunenga, kuko uba wumva ko nyine utari fiyeri y'icyo kintu tuvuze cyangwa tukwigishije, utacyumva neza. Iyo unenze tumenya aho wenda tuba tutarakunejejeho, tukagira ibindi twongeraho kugira ngo ubashe kumenya neza. None se Rita, nk'ukunenga avuga ati nk'abo bagore beza bari kuri kamera bakaba bavuga igitsina, wumva wababwira iki? Njyewe ikintu nababwira, numva ndi fiyeri y'icyo mvuga, kuko iyo nigisha
umwarimu ubundi mu ishuri twarabyigaga usibye ko wenda batagera no mu nsengero barabyigisha by'imibanire n'imyororokere, usibye ko batagera mu ndiba cyane, ugasanga bakwigishije ibintu bikeya, ni nko kukubwira ati genda nawe uzabyigira imbere, cyangwa ngo genda ukore research, ariko twebwe ntabwo turinda kuguha research, turakwigisha kugera mu ndiba kugira ngo nugera mu rugo rwawe cyangwa nimugera mu ngo zanyu mubishyire muri practicals. Nyine mu rugo rwawe ntabwo warugeramo uzaba ugiye kwicara se, ntabwo uzaba ugiye kwicara. Rero namwe mutunenga turabashimira cyane kuko muba mwabashije guha umwanya cyangwa se guha agaciro ikiganiro cyacu, nubwo waba wakinenze ariko uba wagihaye umwanya ukagisoma. Turagushimiye rwose, ukomeze urebe cyane kandi unenge, ni byiza. Nta muntu wagize ibintu biri perfect gusa, habaho n'ibindi biba biri ari bibi, mujye mutunenga rwose nta kibazo. Nanasuhuza cyane cyane umuntu watunengaga, nabonye yatunenze ngo tubivemo aduha akamiliyoni, nyabuneka kaduhe wakabyara, kaduhe n'ukuri kw'Imana turahita tubivamo. Ejo mu gitondo tuzazinduka tubikuyeho tunaseze tujye mu rusengero, turahita dushyiraho ijambo ry'Imana. Tubabarire yewe wa muntu we ushaka kuduha akamiliyoni, kaduhe rwose, turahita dushyiraho ijambo ry'Imana. Kandi turanagusuhuje ko watweretse ko udukunda kandi udukurikira, utwifuriza ibyiza, tukwifurije n'umwaka mushya muhire rwose. None koko uyu munsi rero twabateguriye kubigisha, twebwe abagore cyangwa wowe ugiye kurushinga, ni gute ushobora guhereza umugabo wawe mukaba perfect, ni mu bijyanye na posteri mukora cyangwa position mukora, kugira ngo mubashe gukora imibonano mpuzabitsina bitababangamiye kandi biryoshye. Abenshi tuzi neza yuko wenda hari igihe utaba nyine ufite imyumvire itari myiza, ugasanga ngo abagore baragarama umugabo akarinda arangiza. Nibyo ubundi mu imibonano mpuzabitsina bavuga ko ari guhuza urugwiro n'uwo mwashakanye. Biterwa uteye ute, ese uri munini cyangwa uri mutoya. Ubundi ibiro byawe kuba wagarama nabwo nta kibazo, mwabikora bikamera neza, ariko mu by'ukuri ugomba guhindura. Mu buriri iyo uhinduye hari ak'inyuma, hari ugupfukama, hari uguhagarara ku ntebe. Ntabwo ushoboye kubisobanura neza. Njyewe ndakubajije ngo ntabwo gukora imibonano mpuzabitsina ari ukuvuga ngo ni ibiro. Nshobora kuba mfite ibiro byinshi nkakurusha kugororoka, ntabwo bijyanye n'ibiro. Ntabwo umugabo niba ari munini bivuga ngo ntabwo yamenya gukora izo posteri cyangwa umugore. Iyo posteri yo kugarama, posteri yo kugarama numva ko ari posteri ya kera, itari muri umurembe wa .com, kuko ntabwo ari viziyo ko turasoma, tugenda dusoma nkawe ushaka kugira ngo urugo rwawe rutere imbere, uragenda ukidokimanta ugasoma uti se uwakora kano karyohera uwo twashakanye, ese uwakora kano, ese ubundi nagashobora, ukagenda ukakagerageza ukagakora muri pratique ukareba ko gashoboka. Niyo mpamvu twababwiye ngo gukora imibonano mpuzabitsina bisaba ikiganiro. Iyo ukorana imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe mutaganiriye, ntiwavuga ngo duhindure iyi posteri, kuko waba uri ikiragi. Uravuga ati tubigenze gutya, cyane turavuga no ku bagabo cyane cyane. Abagabo hari igishobora kubwira umugabo ngo reka duhindure kano gaposteri, agatavuga umugore wanjye ashobora kuba asigaye ari indaya. Ntabwo ari uburaya, ahubwo ari kukwigisha bitewe wenda n'ibyo yasomye mu bitabo cyangwa yabonye mu mafilme, akavuga ati reka tugende tugakore muri pratique turebe ko kamera neza. Yarakurikiranye n'izi nyigisho tugenda tubigisha, ntabwo ari twebwe gusa, hari n'abandi bigisha ibijyanye n'imyororokere cyangwa ibijyanye n'uburiri cyangwa ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo rero buri muntu wese asacinga ukwe. Niba ngiye ngubwiye ati njyewe sigaye nikundira k'inyuma rwose, iyo ubinkoreye gutya mba numva ari sawa. Noneho umugabo wenda akaba ashaka iki ko mupfukama hasi. Ibyo byose mugomba kubigerageza kugira ngo urugo rwanyu ruzakure. Ejo n'ejo bundi azagenda abona indaya hariya hanze, ipfukame imuha k'inyuma, imuhe
uduposteri twose muzi tugezweho. icyo gihe wowe umugore ugaramye mu buriri ntabwo azumva urimo ko hari gusoma ibitabo, uzi gusoma igitabo ukarambura igitabo, umugabo akakujya hejuru nk'urira igiti, aho muri make nta na santima umugabo agira. umugabo ngewe ubikoze gutyo umugabo akagenda ntabwo waza undirira. Ntabwo wowe udukurikira kuri Rita TV wandike hasi ese ukeneye ko tugusobanurira ngo position yihe yaryohera, uvuga ibiro byawe, uvuga uko uteye, turahita tukubwira neza tugusobanurire kugira ngo uryoherwe n'umugabo wawe. Ariko n'umugabo ashobora, bamwe na bamwe ntabwo ababi ari abagore gusa, hari igihe n'umugabo aba atabishoboye bikaba ngombwa ko ari munini. nakubwiye ngo nshobora kuba ndi munini ariko nkurusha position bitewe n'uko ugororotse. ntabwo kuba mekanike ari ukuvuga ngo nyine iyo uri mekanike niyo waba ufite ibiro 2 ntabwo wigonda. none rero uwo muntu azaguha akinyuma cyangwa azapfukama cyangwa azakorera. uyu munsi wa none rero tukaba dushaka kubagezaho Rita, ndashaka ngo usobanurire abakunzi bacu kamwe konyine akinyuma bagakora bati. akinyuma yemwe bakunzi banjye uyu mumama arantunguye. akinyuma niba ukaza akinyuma nyine akinyuma kararyoha pe. ntabwo mubizi abapfukamye, abahagaze, biba bimeze biterwa na position. ashobora gukubitira akinyuma upfukamye, ashobora kugukubitira akinyuma uhagaze, ashobora gukubitira akinyuma uhennye, byose biraryoha. ashobora gukubitira akinyuma buri kimwe cyose, position yose wakora ashaka mwakubita akinyuma rwose. iyo position hanyuma iyo gupfukama we bigenda bite? iyo gupfukama utera amavi hasi, ubundi ugasa nk'uhennye, wamara guhena umugabo agaca inyuma ugakabirangiza. ako nta kinyuma. upfukamye ndikubwira upfukamye. hanyuma ariko umva ko reka nkubaze wowe akakurira ntakaye niba atari ibanga dusangiza abakunzi bacu ibidushimisha. aho wowe iyo umugeze muri icyo gikorwa n'umugabo wawe ko wumva uri comfortable, wumva akeneye kumenya akandyohera cyangwa se position indyohera, kuko mfite experience, maze imyaka myinshi nshatse cyangwa ndushinze. uwumva bikeneye ko mubwira position nkoresha kugira ngo ndyoherwe, wenda ashobora kumubera isomo, ashire comment hasi ansabe ndabimubwira atari kuri kamera. Yes, why not atari kuri kamera? nshobora kuba ngewe niho ndagukurikirana ahangaha nkaba nshaka kugira ngo umbwire neza kugira ngo nanjye cya gikorwa nkige ndebe ko byakunda. iki gihe waba unsibije umunsi wo gukora kandi nyine ariko Rita, ubwo ko twebwe turi banini, urabireba ko turi banini, turi size nini, n'abagabo bacu ni abagabo b'ibigango babyibushye. uko byagenda kose ntabwo babyibushye cyane, ariko n'abasportife, ariko twebwe position yose turayishoboye. none se reka nkubaza, ndacyakubaza, tubwira n'abakunzi bacu ko mugomba kujya mubyitaho. yemwe iyo utazi amapozisiyo y'uko urongorwa, uzi ngo uzagenda hariya ku buriri umugore ngo uragaramye ngo umugabo agiye kukurongora. icyakuzanye n'icyo wa mugore we waje uje kurongorwa, waje uje kurya umuceri, none uragiye buri munsi umwaka ugashira, uswara umugore urongorwa umwaka ugashira agarama atazi position. uba waje kubara amabati yewe mugore uri kudukurikirana, kuko iyo ugaramye uba uri kureba hejuru, uba uri kureba Imana uyisaba ngo umugabo akubabarire. ngende uwo mugabo buriya umugore wanjye agaramba buri munsi umwaka ugashira, najya mbyuka mu gicuku nkajya gushaka uwo ndongora akinyuma, cyangwa mfukamisha, cyangwa position yose nshoboye nakora, kuko numva ari byo biri nyine ushobora kwenjoyinga sex. Erega ubundi position yose uko imeze, wenda uretse iyo ngiyo ya kera, iyo kugarama,
iryohera umugabo n'umugore akaba yaryoherwa. Wowe nimba wumva bitakunyuze cyangwa se utabishoboye, umwe mu bo mwashakanye waba umugore cyangwa umugabo ajya kubishaka ahandi. Rero wakabyara we, ariko nta nubwo ari pozisiyo gusa ishobora kukunaniza. Hari n'igihe umugabo aba ashaka agapozisiyo keza kakamunanira ku mugore bitewe wenda n'igitsina afite. hasi rwose mu bikurikiye tuzababwira ngo amoko y'ibitsina uko biteye n'uko babirongora, tuzabibabwira ejo. Rwose icyo kintu kirakenewe. Ejo rwose muzabe muri tayari mukurikirana amoko y'ibitsina abagore bafite. Tuzahera ku by'abagore n'uburyo umugabo yabirongora. Kubera ko abenshi ni nko kujya mu ishuri utazi section niba ari math physique utazi ko habamo imibare cyangwa na physique cyangwa utazi ko ari biochimie cyangwa ngo ziga chimie, ukumva ugiye tuziga histoire kandi ari math. Reka tubakopeze. Ushobora kuba ufite igitsina bita umubumba nkari, kiba kimeze gito, nawe urabyumva, kiba kibyimbye. Tuzababwira neza amoko uko akurikirana, noneho nuko bayarongora, n'ibyiza bya buri bwoko n'ibibi bya buri bwoko ku gitsina gore. Hanyuma ukurikiyeho tuzababwira ku gitsina gabo. Rita tukiri kuri position urumva tuba duseka, ntabwo bisobanuye ko ari ukuseka mu kiganiro. Mu by'ukuri iyo abantu bari kuganira kino kiganiro, ntabwo ushobora kurongorana n'umugore urakaye cyangwa se n'umugabo urakaye, uraseka. Rero twebwe tuba twashatse kubereka ko ikintu cyose kiryoheye igifiringi. Iyo ucyumva twebwe tubigisha ibiturimo, tubigisha ibiturimo. Washaka ko turakwereka neza rwose. Iyo uduhamagaye cyangwa se ukatugisha inama, turabikubwira neza uko bigenda, kuko ntabwo wajya kwigisha umuntu math physique utazi physique. Ariko twebwe igihugu turimo iki ngiki bavuga ko abanyarwanda ngo turyoha. Abanyarwanda bararyoha. Ni igiki baba barakoze gituma abanyamahanga bose barabasariye ngo bararyoha? Ubundi abanyamahanga bo turimo, icya mbere ntabwo banyara. Ikindi baranyara ariko bakoresha imiti ya habo. Ayo mavangingo yawe nacyo atandukanye n'amavangingo y'amashakano. Ni ukuvuga amashakano aza ahumura nabi, amavangingo nacyo aba ari nk'amazi. Niyo mpamvu abanyamahanga bakunda abanyarwanda. Ntabwo ari icyo gusa, hari n'ibindi byinshi tuzagenda tubibigisha. Ariko wabivuze yuko abanyamahanga ntabwo bakurura imishinga. Ntabwo bayikurura, ariko ubu basigaye babyinya. Ubundi rega kunyara ntabwo bisobanuye ngo uri umunyamahanga ntabwo ushobora kunyara. Kunyara ni mu mutwe, ni mu bwonko. N'uwo mukoranye imibonano mpuzabitsina ese azi gushaka ayo mavangingo, kuko ariya mavangingo uko bayashaka. Umugabo muri kumwe nawe mugore umugomba gufiringana, noneho akaba nawe azi uko bayashaka. Rero impamvu abanyamahanga bashobora kuba batazi uko bayashaka, ariko muri make cyo impamvu bavuga ngo abanyarwandakazi bafite amavangingo, twebwe ni ugukubitaho gutya. Ni kamere nyarwandakazi, kamere yacu niko duteye. Ngewe nabonye ibintu byinshi hano bavuga ngo abanyarwanda ni beza, abanyarwanda bararyoha. Nkeka ko ari ya gahunda y'ishino bakura. Urabona abagande bajya kurongora umunyarwandakazi, ubona ko umugandekazi ajya gushaka ameze nk'igiti. Wakubita rwose ugasanga ni igiti, wakubita ku munyarwandakazi ugasanga ukinjiramo neza. Tunabashimira kubw'imyitwarire yanyu myiza, kuko amahanga yose arabarwanira ati abagore b'abanyarwandakazi ni beza. Rwose ntabwo ari beza gusa, ni beza ku mibonano mpuzabitsina, mu buriri. Rwose
dushimira Imana yatugeze kuba abanyarwanda, yaduhaye igikundiro mu mahanga, rwose turabashimira cyane. Ntabwo ari igikundiro gusa, ubundi iyo umugore anejeje umugabo ugira igikundiro kiri dabo, aba yagukunze ariko noneho wamunezeza no mu buriri bikaba inshurizi. Turabashimira cyane. Rero mwega mudukurikiranye turi kugana ku musozo, Rita twariho tukivuga neza kuri position, ubundi position nziza cyangwa se yatuma wowe mugabo cyangwa se wowe mugore uryoherwa, umugabo agahita avuga ati uyu munsi ni gatanu. Ntabwo buriya nk'umugabo buri urongoye umugore wawe mwicaye ni sawa, urayizi iyo position. None se iyo murongoye mwicaye mwakora nk'inshuro zingahe? Babyita amaturu. Biraryoha koko, biraryoha cyane rwose, ntawe unanirwa muri umwe aba akikiye undi. Ni ukuvuga ngo ako gapozisiyo muzakagerageza, ni umuti. Ninde ubanza hasi ninde ubanza hejuru? Uwo ari we wese? Ntabwo nkubwiye kubanza hasi cyangwa nyine ndi kuvuga uwicara ninde, uwo kwicaraho ninde? Umugabo ntabwo akwicaraho, aba yicaye ku buriri cyangwa kuri tapi yanyu aho mwageneye mugomba gukorera iyo mibonano yanyu. Ese ubundi mukorera imibonano hehe? Ku buriri, ku ntebe, muri dushe, hehe? Komenti hasi muyishireho mutubwire neza. Ku buriri ntago ubundi uburiri ni uburiri nyine bwo kuryamaho, cyangwa se abenshi mushobora kuba mufite biri dabo n'uburiri bwo kuryamaho n'uburiri bw'imibonano mpuzabitsina yanyu, cyangwa se niba ari tapi, cyangwa se niba buri muntu wese agira imyumvire y'aho akorera kiriya gikorwa. None se Rita, iyo ugiye gukora cyangwa se umuntu agiye gukora imibonano mpuzabitsina yicaye, urabona twebwe turabyibushye cyangwa se urabyibushye, ubasha kwicara hasi ku itapi kumva uri comfortable? Biterwa n'itapi iyo ariyo. Nose itapi hari itapi nyine ishobora kukubangamira, hari n'itakubangamira. Nibyo rwose, turabashimira cyane. N'abagore rwose mubikorera ahantu hatari safe rwose, mubuze amahoro abagabo banyu babikore, cyangwa namwe mubikore. Iterambere ryaraje, ufite n'ukuntu wahora unyara ku buriri bw'umugabo, ubwo icyo cyumba kizaba ari icyumba oya. Ahubwo niba nta mikoro cyangwa nta buryo bundi bushoboka, at least shaka simiri kwiri ushyire kuri matera, kuko ntabwo umugabo yazajya agura matera buri kwezi, kuko icyo gikorwa niba ushaka ko umugabo akunyaza buri munsi, ntabwo byakunda kuri matera ye buri munsi. Icyo cyumba ntawe wazakinjiramo. Ntabwo tuzabigisha ku dukoresho tumwe na tumwe umudamu cyangwa se umugore mu rugo agomba kugira mu cyumba cye kugira ngo abashe gukora imibonano mpuzabitsina neza kandi mu isuku, ntabwo wumva n'ikibazo gihari mu cyumba pe. Kuri iki gihe cy'umurembe wa .com hari abamama benshi bataye umuco, ntago bakimenya utuntu two guhanagura abagabo, udutawere, turi kuvuga udutawere, ntago bakibimenya, ntago bakita ku bagabo babo nk'uko umuco ubigena. Yemwe wowe udukurikira uri hafi kurushinga, ubu butambaro ntabwo ari ukuvuga ngo ubuguze ari ubw'ikirongorwa, uhora ugura ni nko kandi ukabusukura neza, kuko buriya butambaro bushobora gutera infection. Kandi nanone waba urangije gukora icyo kiganiro tuzakigenera umunsi wacyo, kuko ni ibintu byinshi, kuko umugore mu rugo iyo ufite ubwo butambaro ugira aho ubushyira, kandi mwasoza n'icyo gikorwa ndumva ni wowe ugomba kubuzana ugahanagura inkumbi mu ruganda babwita enkumbi. Twebwe tumaze no kubimenya mu Kigande, urumva ko n'Abagande barabizi baratugira, kuko iyo umaze icyo gikorwa
ndumva umugore ari ubanza akagenda akakazana agahanagura umugabo we. uyu mugabo se ko aba ari umwana aba ari umwana wawe, nk'uko ubundi bavuga ngo umugabo ni first born w'umugore. mbere y'uko wita ku mwana wawe cyangwa ku bana bawe, banza wite ku mugabo, umwiteho, umuhe breakfast, umwiteho nyine nk'umwana wawe, kuko niwe watumye ubona abo bana. ni umugisha wawe, ni umugisha wawe, niwe Imana yakuremeye akaramata. mugomba rero gukundana mukitanaho, n'abana bagafata keyi ifatika kubera mukundana. nibyo rwose. turi kugana ku musozo, turashimira abakunzi bacu, ariko ejo tubafitiye agaseke karapfundikiye rwose, twababwiye amoko y'ibitsina nuko akoreshwa, ariko kuri side y'umugore. noneho ubutaha tuzabigisha ku y'abagabo nuko bigenda. turabashimiye cyane. Rita, nta kintu wabwira? nanashimira umugabo wanjye rwose, ankora ku ndiba y'umutima. nanjye ndamushimira, arabizi, baradukurikirana. ndumva ibyo dukora byose baturi inyuma, baradushyigikiye, kuko ntago wajya kwigisha ikintu kuri kamera irebwa n'isi yose wowe ubwawe utagikora. abarimu iyo bigisha ujya kwigisha isomo wiyumvamo, uzi neza, uzi gutsinda. so rwose ntimukajye mutekereza yuko wenda twahisemo nabi, twahisemo neza ko tubyiyumvamo, kandi buri umwe wese, hari utabizi ibyo tuvuga, hari utabizi ibyo tuvuga, agenda yiga. ubundi kwiga ni uguhozaho. hanyuma noneho icyo wamara kwiga ugishyira muri puratike, nibwo urugo rugenda rumera neza, rukajya ku murongo. Rita, dushimire abakunzi bacu n'abari kudukurikirana, kugira ngo tubahe umwanya wo kugenda basome, barebe. turabashimiye cyane hano kuri Rita TV show. turabakunda cyane. ikiganiro cyacu ni akagaruka. ejo tubabikiye ibanga karapfundikiye. Ciao, ciao.